kumva ijambo ry'Imana. tugenda urire ikigambo cya Katonda. Turasoma tugenda gusoma mu kitabo Yosuwa cya Yosuwa byaho 22. tugenda kusoma esura ya 22 turasoma umurongo wa 10 n'urunyiriro rwe 10. twongere dusimbuke tubuke some na 34. tusome n'urunyiriro rwa 3. kadusome mu izina rya Yesu. katusome muri nyeri ya Yesu. Aranditse ngo bagera mu gihugu gihereranye na Yorodani mu gihugu cy'Ikanani, bahiyubakira igicaniro cy'amabuye kuri Yorodani kikimenywa bose. tubuke Murongo wa 34 haranditse ngo nuko Abarubeni n'Abagadi bahimba icyo gicaniro Edi, risobanurwa ngo ni umuhamya muri twe yuko Uwiteka ariyo Mana. Amen. amen Haleluya. amen Haleluya. amen. Turashima Imana twebaza Mukama yaturinze tukaba tukiriho. yatukumane tubanga tucyari balamu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. irinya rya Mukama ligurumizibwe. Turashimira ubuyobozi bwacu mu itorero rya ADEPR. twebaza obukulembeze bwaffe ng'ekanisa ya ADEPR batwemereye abatukiriza kuza barangiza bakanaduherekeza. okujja bwe bammala te ne batuwerekera. Imana ibahe umugisha. Mukama Katonda abawe omukisa. Kandi turashimira itorero rya Jesus nate twebaza ekanisa ya Jesus Army Church kuba baratugiriye icyizere bakadutumira. okubanga batwesiga ne batwemvita mbu tujje mu majaguza gano. Ntago byoroshye. si byangu. Mu bukwe bwanjye nakoresheje kadi ngira ngo ni nka 400. mu mbaga ya musumba gye yakozesa kadi nga 4, ariko abo niganye nabo bonyine bararenga 400. naye be yasoma nabo bokanaboka basuka mu 4. Iyo umuntu rero akugiriye icyizere akagutumira akavuga ngo uri inshuti ye omuntu yabugufi, bwakwesiga n'akuyita mu bibye oba mukwano gwe ogw'okumpi, ubu bafite ayandi matorero baziranye, balina amakanisa amalala ge bamanyiganye, ashobora kuba afite n'imbaraga kurenza twebwe, ayinza okuba nga balina n'amaanyi okusinga ffe, ariko kuba batumiye twebwe naye okuba nga batuyise turabibashimiye. tubibeebaliza. Kandi Imana yacu ate Katonda waffe ariyo yabo ate nga ye Katonda wamwe. umugisha. Katonda bawe omukisa. Tuganire ku ijambo ry'Imana mu bwangu ddala katwogere ku kigambo kya Katonda. bari ku munsi shimira Imana, tuli ku lunaku lwa kwebaza Mukama, bari ku munsi wo guserebretinga, bali ku lunaku lwa kujaguza, barimo barashimira Imana ko bamaze umwaka beebazandisa ekikolwa Katonda kye yabagamba okola. Imana ivuga yarangiza ikanasohoza. twebaza Katonda asuubiza n'amala n'atuukiriza. Yarivanye mu nzozi cyangwa mu ijwi babwira, yabijja mu kirooto oba mu ddoboozi nga bwe yabadde abagamba, ibishyira mu bikorwa. Uyu munsi turabireba, n'abisa mu bikolwa olwaleero tubiraba. mu bintu kimwe muri byinshi Imana yanjye cyangwa yacu, kimu mu bingi byenjagalira Katonda waffe nuko ijya itubwira ibintu twiherereye, lwakuba tusuubiza ebintu mu bwekusifu, ariko ikabisohoza abantu bahari. naye n'abituukiriza abantu nga balaba mu lwatu. Iramutse ibivuze abantu babyumva, bw'aba ng'abyogedde abantu nga babiwulira, nubwo rimwe na rimwe ijya ibikora, yadde lumu na lumu atera bikola, baba bamwe mu baduca intege mu kubikora, bayinza okubeera abamu mu abo iratwihererana ikabitubwira, atutwala mu kifo ikabisohoza abandi bahari, n'abituukiriza abalala nga kugira ngo weebali, dufatanye gushima Imana. okulaba nti tukwasaganye okwebaza Katonda. Turashimira Imana rero ko yasohoje icyo yavuganye nabo. twebaza Mukama kubanga yatuukiriza kye yabasuubiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. erinnya lya Mukama ligulumizibwe. Twihuse nenda ngo tuganire ku ino jambo ry'Imana dusomye. nga twanguye njagala twogere ku kino ekigambo kya Katonda kye tuva okusoma. Narihaye umutwe uvuga ngo muhumure twese dufite gakondo. nali wadde ekiruubirirwa ekigamba nti muddemu amaanyi ffenna tulina, Nenda kuvuga ngo muhumure twese dufite gakondo. muddemu amaanyi ffenna tulina we twasuubizibwa. Abakodesha n'abadakodesha muhumure twese dufite gakondo. n'abatapangisa muddemu amaanyi ffenna tulina
twasuubizibwa abarya kabiri ku munsi n'abarya rimwe muhumure twese dufite gakondo abalya emirundi ebiri ku lunaku n'abalya omulundi gumu mutemu amaanyi ffenna tulina we abafite twasuubizibwa imyenda myinshi n'abafite mike twese dufite abalina gakondo engoye nyingi n'abalina entono muddemu amaanyi ffenna mu tulina we Rwanda shaka Imana imuha twasuubizibwa umugisha twongeye guhura muweereza mukama yabivuze mu omukisa ndirimbo yabyogedde mu luyimba aravuga ngo uko byaba byagenze kose ihora ari iye n'agamba nti nga bwe biri bonna katonda asigala nga katonda nubwo ujya ubona nga yadde olaba lumu ne lumu nga ukabona hari bikanye ubwo bigukomerera n'olaba nga bifuuse eby'amaanyi ariko humura ufite gakondo naye ddamu amaanyi olina ekisuubizo katonda kye yakusuubiza dufite umuntu waduteguriye gakondo tulina omuntu eyatuteekateekera we tulibeera uretse ko tugiye kubivugaho mu isezerano rya kera okuggyako nti tugenda jjuwulira mu ndagaano enkadde ariko no mu isezerano rishya naye ne mu ndagaano empya yesu ajya kugenda yabivuzeho yesu ng'agendagenda yabyogerako yaravuze ngo ndagiye n'agamba nti ŋŋenze ngo ni byiza yuko ngenda nti kirungi nti ŋŋende kugira ngo njye kubategurira kyokulaba nti ŋŋende Aha. mbateekateekere kubera yuko nifuza ko kubanga aho neegomba nzaba we ndibeera namwe ariho muzaba nammwe we mulibeera twebwe ubwoko bw'imana ffe ekika kya katonda dufite gakondo tulina ekisuubizo kya katonda nubwo hari igihe bwira yadde waliwo lwe buziba tugatinya gutaha aho dukodesha ne tutya okudda gye kubera tupangisa yuko tutarabona ubwishyu bw'abaducumbikiye kubanga tetunafuna lenti ariko hari igihe kimwe buzira naye waliwo ekiseera tugataha aho tutishyura ubukode tugenda we kubera tutapangisa yuko dufite gakondo kubanga tulina ekisuubizo kya Ereze katonda Imana yacu icyubahiro tuweereze mukama katonda ekitiibwa reka tuvuge ku nsibuko y'aka gakiza cyangwa se ku nkomoko y'itorero katwogere ku nsibuko y'obulokozi oba ku iyo tubivuga kanisa bwe tubanga twogera tubisanga bihera ku bisirayeli tubisanga nga byatandikira tubisanga ku bihera ku Isirayiri bwoko bwa yakobo tubitandikira ku kika tubisanga bihera kuri aburahamu bitandikira ku ariko reka Iburahimu nivugire kuri iyi miryango 12 reka njogera ku bika 12 y'abayisirayeli ey'abayisiku by'abayisirayiri imana igiye kubahagurutsa katonda ng'agenda bayimusa yesu ashimwe cyane amen mwikoresha umukozi wayo mose n'akozesa omuweereza we mu gihe Musa. barimo bava muri egiputa be baali bava mu misiri bajya mu gihugu cy'isezerano nga bagenda mu nsi ensuubize mu gihe bavaga mu be kubonabona baali bava mu kubonaabona binjira mu by'imana yababwiye nga bayingiramu ebyo katonda bye mu gihe yabasuubiza bavaga mu bidafite iyerekwa be baali bava mu ebyo binjira mu ebitalikwolesebwa iyerekwa nga rizima bayingira mu kwolesebwa ngo okulamu nuko imana ivugira mu mukozi wayo katonda n'ayogerera mu muweereza we uwo bita mose gwe baatuma aloni atangira kubabwira ukuntu imana izabaha gakondo mu gihugu n'atandika cy'Ikanani obabuulira katonda ngeri ki gyagenda baweereza ariko bose ntiyababwira ariko ngo asiga abwiye imiryango 2 n'igice naye musa n'ababuulira naye n'aleka ng'abuuliridde ebika 2 n'ekitundu umuryango w'abarubeni ekika kya lubeni umuryango wa gadi ekika kya gaadi ngo n'igice cy'umuryango wa manase n'ekitundu ky'ekika kya manasi iravuga ngo yesu wari ugiye gukomeza ayobora yoswa yeri agenda maaso n'okulembera iramubwira ngo nimwambuka yorodani n'amugamba nti we mubanga muzagende muhindure igihugu mugende mukyuse ensi ariko abangaba bo naye ate bano gakondo yabo arayigaragaza ensi yaabwe hakuno ya yorodani gutya na gutya n'imbibi azishyiraho n'abalaga we balaganyizibwa n'abalaga n'ensalo nashatse kuvuga ngo muhumure twese dufite gakondo njagala babuulira nti muddemu amaanyi ffenna tulina we twasuubizibwa nubwo wabona hari aho tutaragera ariko yadde bw'olaba nga tetulina we tunabatuuka naye tuzahagera mu izina rya yesu tugenda tuukayo mu linnya lya kubera yesu yuko ari imana yabivuze kubanga katonda ye yabyogera bahaguruka rero ari imiryango 12 ne basituka nga bika 12 y'ubwoko bwa isirayeli mu kika kya isirayiri bava mu gihugu cya egiputa ne bava mu misiri bayobowe n'umuhungu witwa yosuwa nga bakulembebwa yosuwa bagiye mu gihugu nga cy'isezerano bagenda mu nsi ensuubize baragenda bambuka yorodani ne bagenda ne basoma barwana intambara ikomeye ne barwana olutalo lw'amaanyi abarubeni ngo bari abarwanyi cyane abarubeni baali balwanyi barwana ne balwana ngo bamaze gufata igihugu bwe bamala okuwamba ensi babona ibintu bimaze gusa nk'ibitunganye abalaba ebintu nga biri ng'ebiteredde ngo nuko nti yosuwa arababwira
arababwira ngo Yosuwa n'abagamba nti aho mugejeje harashimishije, we mutuse wasanyusiza murakoze, mwebare nimusubire mu macumbi yanyu, mudde mu maka gamwe ejo muzazinduke enkya mukeere musubire hakurya ya Yorodani, mudde hahandi umukozi w'Imana wali omuweereza wa yavuze ko Mukama ariho Imana ibahaye we gakondo. yagamba nti Katonda yabawaawo. Mana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo ryamfashije. Kigambo kino kinyambira ddala. Bene data bahoze bivuga baravuga ngo bambutse ari abadeperi, Abooluganda abadde beeyogerako ne bagamba nti bazaalibwa nga baadeperi, barabyuka baradutumira. ne bazuukuka ate ne batuyita. None ntabwo biba byoroshye kugira ngo dutumire turi abadeperi waravuye iwacu muri adeperi. Si byangu Turangiza okutuyita, tugukora iki? si byangu okutuyita nga bave waffe mu Ntabwo biba adeperi ate byoroshye. mbu tujje gy'oli, tekibeera kyangu. Nabitekerejeho Nabirowoozezaako ariko nshima Imana. naye ate ne neebaza Katonda. Hari n'abagiye babimbaza ati ariko se bimeze bite? Waliwo n'abambuuza nti naye biri bitya? Ndababwira nti ngewe agakiza kanjye karenze imbibi, Ne mbagamba nti nze okulokoka kwange kwasukka kwegamba nayitako. nakomeje mu rugendo. Nagenda maaso n'olugendo lwange. Naje rero kugenda mbonamo abahungu n'abakobwa banjye, Naze nga ndi wamu ne batabani bange ne bawala bange. ndashimira Imana ko twongeye guhura, Nebaza Mukama kubanga nzizeemu sisinkana kandi ne bawala ndashimira bange ne Imana ko batabani mbazaniye bange. ijambo nanjye ndyizaniye ivuye ngo twese dufite gakondo. Ate nebaza Mukama kubanga mbaleetedde ekigambo nange nga nkyereetedde Yesu tulina ashimwe ensi cyane. ensuubize. Kuko twese turi abana ba Aburahamu. Kubanga ffenna Turi tuli baana abaana ba ba Ibulayimu, turi baana ba Yakobo. Nubwo twahagurutse twese Yadde twasituka tukava muri ffenna kiriya gihugu tukinjira mu kindi, ne tuva mu ggwanga liri ne tuyingira mu ariko ddala. kera Naye ate edda Imana yari yaraduteguriye Katonda yari ibinyuza mu bahanuzi, ebirungi mu igenda idushiriraho imbago n'imbibi, n'agenda buri muntu azajya ava n'ahazajya agarukira. buri omu alina Ubwo mu birembo birimo bijya mu bikorwa, mubiraba nga nanga ari twe tubyadukanye, sifa ahubwo Imana yari yarabyivugiye kuva wabula kera. Katonda yari yabyogera okuva edda. Mwuka wera amanukira intumwa aravuga ngo cyakora muzaba abagabo bo kumpamya. Mwoyo Mutukuvu yaka ku batume n'agamba nti mulibeera abasajja b'okunkakasa. Umwuka wera n'abamanukira Mwoyo Mutukuvu bw'aba ng'ase gye muli, Majyaruguru, Amaserengeta, Amambuka, Buvanjuba ne Bugwanjuba. randevu ni muri gakondo. Order from Wagulu. Ese ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Twirukange Twanguwe. ngo aba bantu y'imiryango ibiri n'igice Ebika bino bibiri n'ekitundu ngo imare gusubira muri gakondo yabo, bwe baamala okudda mu maka igeze gaabwe, hakurya ya Yorodani baatuuka hakuno, mu mambuka ga Yoludaani, ngo batekereza imirimo Imana yabakoreye, ne balowooza ku mirimu Katonda gye batekereza ukuboko yabakolera, kw'Imana yabanye nabo, ne boogera ku mukono gwa bibuka Katonda ukuntu era Imana ikomeye yabavanye mu gihugu ne cy'uburetwa. bajjukira ngeri ki Katonda w'amaanyi gye Barangije yabajja. baratekereza, Bwe bamala ne balowooza, babanza kugera ishiro byazatubera kure, ne bagamba nti ndowooza okutuuka mureke ekiro natwe kitufuuka. twirebera ukuntu twakwigenza. Mureke naffe tubeeko Barangije bubaka igicaniro. ne bazimba Ijambo ekyoto. ry'Imana ryarambwiye ngo Ekigambo kya ngo Katonda kiragenda kiba ikimenywa na bose. ekyoto ne kigenda ne kitegeerebwa ne bonna. Imana ishimwe. Amen. Icyo cyaniro cyabaye ikimenywa na bose. Ekyo kyoto kyategeerebwa n'abantu bonna. Ikintu kizakubwira ko ikintu wakoze ari icy'imbaraga, Ekintu ekiri kulaga nti ekintu kye wakoze mbu ky'amaanyi, n'ibikirwanya bizaza ari iby'imbaraga. n'ebikirwanisa bijja kujja nga by'amaanyi. Nukora ikintu cy'imbaraga, Bw'okola ekintu eky'amaanyi, n'ibikirwanya bizaza ari iby'imbaraga. n'ebikirwanisa bijja kujja nga by'amaanyi. Muri birukanka igerayo, Amawulire ne ganguwa nnyo ne gatuukayo, igera muri ya miryango 9 n'igice. ne gatuuka mu biro ebika 9 n'ekitundu. 10 n'igice. 10 n'ekitundu kubanga byali bika Barabura 12. muzi byabaye. Ne babagamba nti omanye byabaddewo. Umuryango wa Rubeni n'uwa Gadi n'igice cya Manase Ekika kya Lubeni n'ekya Gaadi n'ekitundu kya Manase batwikutuyeho
ivanyeho, batwekutuddeko batweggyeko, bashyizeho igicaniro cyabo, bataddewo ekyoto kyabwe. kandi mwibuke amasezerano uko yavugaga. ate mujjukire endagaano twahagurutse tugiye mu gihugu cy'isezerano, twasimbula nga tugenda mu amabwiriza yavugaga ngo ebiragiro by'amadde tuzubaha imana yacu tusenga mu kandi Katonda tuzayikorere. ate tumuweereze. none bo batangiye kubaka ibindi Kati bicaniro, saawa zino bo batandise okweterawo ebyoto byabwe biteza impaka zikomeye cyane, ne bireeta empaka ibibazo ez'amaanyi. birakomeye. mpaka ne zigenda mu maaso. ngo ariko naye abisirayeli barahaguruka baramanuka, abayisirayiri ne basituka ne bakkirira bayobowe n'umuhanuzi wabo, nga bakulembeddwa n'omunabbi baragenda waabwe. barabasanga barabaza ngo niki cyabibateye, ne babasanga gye bali ne babuuza nti kye kyabareetedde byavuye ekyo, kuki? byavudde ngo baragerageza barisobanura, bagezaako kwennyonnyolako barabisobanura, ne babinnyonnyola. sinshaka kubitindaho, saagala birwako. ariko niho twasomye ijambo ry'Imana, naye ate we twasomye ekigambo kya bavuga Katonda impamvu bari babikoze, ne boogera ariko ensonga icyo gicaniro lwaki babikola. bacyubatse kiba kimenywa na bose. naye ekyoto ekyo bwe bakizimba ne ku kitegeerwa murongo wa n'abantu 38 essula ya 3 yewe ngo bacyita n'izina, ne bakituuma ariko ngo ikigendererwa cyacyo ate ngo ekigendererwa byasobanuraga yuko byali bitegeeza bashaka kugaragaza yuko bali baagala okuwa Uwiteka Imana Katonda naye yabanye nabo. Yabeera ntabwo mu ikigendererwa kwari ugusubira inyuma, tekyali ahubwo bari bafite ikigendererwa wabula baali cyo ekiruubirirwa gushimangira yuko Imana y'amahoro yabanye nabo. kyakukakasa nti Katonda w'emirembe yabeera wamu basobanura nabo. bagenzi babo, ntabwo twitandukanije ne namwe, bannyonnyola banaabwe nti tetweyawudde nammwe, ahubwo gushimangira Imana yacu. wabula twayagadde okukakasa Katonda waffe. twabonye kugera ishiro bishobora kuzahinda, twalabye okutuuka eshiiro biyinza obutabeera byangu. niko kubaka icyo gicaniro, kwe kuzimba ekyoto ngo kino kiragenda kimenywa na bose. ne kigenda ne kitegeerebwa n'abantu bonna. ariko babandi bajya ngo Abisirayeli baje baganiriye na bene wabo, naye Abayisirayiri bajya ne banyume ne banaabwe bababwira uko byagenze. ne babanyumiza nga bwe ijambo byatambula. ry'Imana ryamwe ngo ni ukubasanga nta mpamvu, ekigambo kya Katonda baranezerwa bashima ne Imana, basanga nga tewali nsonga ne basanyuka ne ngo bebaka bisubirira Katonda. iwabo ne beddirayo bakomeza iwabo. umurimo ne w'Imana. bagenda maaso n'obuweereza bwa Mukama. Yesu ashimwe cyane. Amen. turashimira iri torero twebaza ekkanisa eno ko badutumiye ku munsi mukuru w'amavuko yabo, kubanga Ko batuyise mu umwaka lunaku batangiye. lukulu lw'okujaguza omwaka nga batandise obuweereza. kandi ari aba twarahagurukanye tuva muri kiriya gihugu, ate nga Imana baffe idu- twasimbule nabo twagura ubwami tuva mu nsi eyo. bw'Imana, twali mu bwakabaka bwa dukorera Imana. tugende tuweereze Katonda. yewe yo nkunda kuvugisha ukuri kose, nze bwe njogera ntera okwogera amazima gonna, nk'uko kuri, kuko mba ndi imbere y'Imana. amazima nga bwe gali, kubanga mba Yesu maaso ashimwe ga cyane. Katonda. Amen. iyo uvuye iwacu muri ADEPR ugashinga itorero cyangwa se reka tuvuge ko ove waffe ugashinga idini, muadeperi n'otandika ekkanisa ntabwo endala. bidukora neza, tebitukora ntabwo tuba tubyumva bulungi, neza, tuba tetubiwulira bulungi, ntabwo tuba tubyumva neza. tuba tetubiwulira bulungi. ariko ndashimira Imana ko twese dufite gakondo. neebaza Mukama kubanga ffena tulina ensi ensuubize gye Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. twese dufite gakondo. tulina ensi twaje ensuubize. rero twaje kureba Twaze icyo okulaba gicaniro twumva cyabaye ikimenywa na bose, ekyoto ekyo icyo gicaniro twumva cyabaye igitangaza. ekyoto tumaze ekyafuuse kubona ekyamagero. ubutumire twamanutse, bwe twamaze twari okulaba twaje invitation, gusobanuza twaze icyo okutegeera gicaniro ni ikiramya Imana yacu twahagurutse ekyo dukurikiye, kyoto kisinza cyangwa Katonda se ffe gwe twasimbula hari nga ibindi bintu. tugoberedde. turashimira Imana ko Kiri ku dusanze mirala. muri abasirikare ba Yesu. twebaza Mukama kubanga tusanze muri Icyubahiro magye cy'Imana. ga Yesu. Haleluya. ekitiibwa kiddire Mukama. ntabwo ndi bujye kure cyane, ndenda gusoza, genda wala nnyo, ngenda mmaliriza, ndenda gusoza, ngenda komeekereza. ariko nagira ngo uwitwa Bugembe niwe ujya ukunda kubivugaho neza mu ndirimbo ze, naye Bugembe yatera byogerako bulungi mu nnyimba ze. ariko ndagira ngo nsabire abantu bo muri rino torero rya Jesus Army Church, njagala sabira abantu b'omu kanisa eno kugira ngo mutazava ku ntego. muleme okuva ku kiruubirirwa. niba muri abasirikare ba Kristo, bwe muba amagye ga Kristo, mukomeze mube abasirikare ba Kristo. mugende maaso n'okubeera amagye ga Kristo. muririmbyi umwe wa 119 mu ndirimbo zo gushimisha Imana omuyimba omu yararirimbye
mu nyimbe zo kusanyusa Katonda yayimba bavuga umutware n'umugaragu we bajya gusura umutindi wari udafite uko abigenza, ngayogera ku ngeri kije bacyariramo omwavu, baza kugera ahantu imbeho irabica, nibatuka ekisere empewo nebakuba, urugendo ntirwaba ngombwa ko rukomeza, urugendo nerutetagiso kugenda maaso, bibaye ngombwa ko urugendo rubaye rugoranye, urugendo rwagana ngo wa mwana baza shebuja, omwana nabuza mukama aramubwira ngo tubigenze dute, amubuza nti tukore ko tutya, twahagurutse gahunda ari yo kujya gufasha uriya mutindi, none nkaba ndeba urugendo rutagikomeje, atate ndaba urugendo tubigenze dute, ariko shebuja abwira wa mwambari, aramubwira ngo strategy nta yindi tugiye gukoresha, ndagira ngo mubwire ngo umpange amaso, tugiye kugenda urugendo rujya kuri uriya muntu, cyo tugiye gukoresha nta kindi, ucunge ibirenge byanjye, ngiye gutambuka ngenda, wowe witegereze aho nshingura ikirenge ajya bariho ugishinga, icyo gihe ubunyinya bw'imbeho ntacyo buzagutwara. Bene data, uru rugendo turimo Kristo niwe warubanje, tucunganwe n'ibirenge bye, aho yashinguye ikirenge tubariho tugishinga. Ubunyinya bw'imbeho yo muri iki gihugu ntacyo buzadutwara, ariko nimuramuka muhushije mu kirenge cya Yesu. naye bwe muteeka bbali w'ekigere kya Yesu. Petero yuzuye ifu aravuga ngo dore ibirenge bivuye guhamba umugabo wawe. Petero n'ajjula omwoyo n'agamba nti raba ebigere ebiva okuziika omuweerezaawo. Ari abo twasanze ari n'abo twazanye nimuramuka muhushije ikirenge cya Yesu. Be twasanze be twaze nabo be mujje ekigere mu kya Yesu. Ibindi nimuzabimbaza, ebirala temubimbaza. ariko nari naje kubabwira ngo muhumure dufite gakondo. Ninjagala babuulira nti muddemu amaanyi tuli nubwo tubitangira bitagaragara nk'ibifite itangiriro, nubwo mureba tubijyamo bigasa nk'ibidafite ishusho, nubwo mureba tubisobanura ntituvaneyo ubusobanuro, ariko ni ibintu Imana yateguye kera, imaze kubitegura ibibwira umugaragu wayo Mose, irongera ibinyuza mu bahanuzi, ivuga ko turi ab'Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo tuyigendereho, okulaba nti tugitamburiramu bulungi. muramenye mudahusha intego, mugende maaso muleme okuteeka aho yashinze ikirenge tuba ariho tugishinga. yase ekigere Yesu naffe we tuba tukiteeka. niba baramututse agaceceka nawe nibajya tugushinga ikirenge aho nasirika nawe teeka ekigere awo. niba baramugambaniye agaceceka nawe ari kubigera. abanga bamulyamu olukwe nasirika nawe tambula bwe batyo. nagira ngo mbabwire ngo njagala mbabuulire kugira ngo tugere muri gakondo okulaba nti tutuuka mu nsi birasaba ensuubize gushinga ikirenge aho Yesu yagishinga, kyetaagisa okusa ekigere Yesu we kuko mu yakijja, byamuzanye yaraje kutwereka inzira, kubanga mu byamuleeta yali azze otulaga ekkubo, tuve mu byo dutekereza no mu byo twibwira, tuvemu ebyo bye tulowooza n'ebyo tangire tufumbiririzako, gutekereza kuri gakondo yacu. tutandike okulowooza ku nsi ensuubize. ba Rubeni na ba Gadi n'igice cya Manase abo ebyo ebitundu bibiri n'ekitundu bigeze babitindaho, tebabirwako, baravuze ngo hari icyo Imana yavuganye natwe, bagamba nti Katonda kandi umukozi wayo Mose hari icyo yavuze ate Musa alina mbere y'uko apfa, nga tanafa, yavuze ngo gakondo yacu izaba hariya. yagamba nti abawala uko byagenda kose tugomba kujya muri gakondo yacu. tuteeka okugenda mu nsi yaffe, bahoze batubwira amateka batugambye y'uru ebyafaayo rusengero, by'ekkanisa bavuga yuko Imana rero yavuganye nabo ngo batangire, ne batugamba nti kandi yavuganye nabo n'uyu munsi iracyari n'ihinduka. ate yayogera nabo ntabwo naje kubabwira yuko yababeshe, tebabagambye nti Katonda ahubwo naje kubabwira ngo niba ariyo yavuganye namwe wabula naze kubagamba nti mucunganwe nayo. aho Yesu yashinze ikirenge muzajya muba ariho mugishinga, mubanga mukisa, ubu bunyinya bw'imbeho ntacyo buzabatwara. terina kyegenda bakosa. bene data, abooluganda, niba hari ahantu hari ubunyinya bw'imbeho, baba nga wali awantu awali empewo kibuyaga nyingi, niba hari igihugu cyashobora, babyita ngo iki, bwaba nga waliwo ensi esobola, sinzi terime yo muri biriya ngo ni igihugu kigira gite cy'abahanuzi, nti ensi etaaba nabbi, niba hari igihugu cyakwica abahanuzi n'iki gihugu turimo, ensi esobola okutaaba nabbi eno gye tulimu olwaleero akatale akafu.
ariko strategy nta yindi. n'ekiruubirirwa tewali kirala. Aho tunyura Yesu yarahanyuze. Gye tuyita Yesu yayitaho. Ducunganwe n'ibirenge bya Yesu. Bwe tunulira ekigere kya Yesu. Icyo Yesu atakoze ntukagikore. Yesu kyatakola nawe icyo Yesu atavuze ntukakivuge. Yesu kyatayogera icyo Yesu atifurije abantu ntukakibifurize. Yesu kyatayagaliza abantu nawe tokibangalizanga. Ku gitero cyayo cya nyuma ng'amaliriza n'olwo oluyimba n'ekitundu ekisembayo yashoje avuga ngo abantu bajyana na Yesu gutabara abantu. yakomekereza ng'agamba nti abantu abatambula na Yesu okutaasa abo nabo bazagabana abo nabo bagenda kugabana ku mukisa gwa Katonda. abantu bari hano bajyana na Yesu gutabara abantu. abantu abali wano abantu bajya babarana na Yesu mu kurokora abantu. abantu bajya babazwa n'abantu ba Yesu bazimiye. abantu bajya babura amahoro kubwo itorero ry'Imana. abantu bajya barara ijoro kubera ubwoko bw'Imana. abantu bajya bagira ibintu bigomwa kubera umurimo w'Imana. abo ngabo bazajyana na Yesu muri ya gakondo yaduteguriye. ensuubize gye yatuteekateekera. yaravuze adata hariyo amazu menshi. yagamba nti wakitaffe wali amayumba mangi. iyo aza kuba adahari singa teggaliyo mba mbibabwiye. ndibibabuulidde. bene data dufite gakondo. abooluganda tulina ensi ensuubize. reka nsoze kamalirize. turi mu birori. ubundi mu birori ntabwo abantu bavuga ibintu byinshi. mu pate teboogera bigambo bingi. umuntu bemerera nibura gutinda avuga omuntu gwe bakkiriza okulwawo ng'ayogera ni umuntu waje gutanga inka. ye muntu eyaza okugaba ente. iwacu mu bukwe yo yuje uvuga ushima gusa udatanga inka ewaffe bashobora no gukuraho akazindaro. ewaffe mu mbaga bw'ojja nga weebaza nga togaba ente basobola kuvuga ngo muhaye inka bashobora kwihangana n'ibindi ukabivuga. naye bw'otandika ng'ogamba nti muwadde ente basobola okukkiriza n'ebirala n'obyogera. ariko bene data reka mbabwiza ukuri. naye abooluganda kambabuulira ntabwo naza hano no kubaha inka. ekyandeese si kubawa naje no kubabwira ubugingo bwawe. naze n'okubabuulira obulamu naje kubabwira ko dufite gakondo. naze okubagamba naje kubabwira ko dufite ahantu Yesu yaduteguriye. naze kubagamba nti naje kubabwira yuko tutari abashyitsi n'abimukira. kubagamba nti dufite aho turimo tujya. naje kubabwira ngo nubwo mubona iyi si itatwera imyero yayo. naje kubabwira ngo nubwo mwabona ibidashoboka ariko turi abantu Imana yitoranije. turi Imana yironyeye. turi abantu Imana izi neza. turi bantu Katonda bamanyi obulungi. Yesu ashimwe cyane. Amen. hano nabonyemo abantu bakuru, abamama n'abapapa. wano narabyemu abantu bakulu, abamama n'abasajja, abakyala n'abasajja. twagize iterambere. twafuna enkulaakulana. birakataje ku buryo bica enkulaakulana ku bantu bafite ubushobozi abantu abalina obuyinza basigaye bakingura n'amaakawunti y'abana. bagulawo nazi akawunti z'abaana abato. bakavuga ngo iyi akawunti ne bagamba nti akawunti eno izaba iy'umwana wanjye w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu. ejja kubeera ey'omwana wange izamwigisha pirimeri, izamwigisha segonderi, izamwigisha kaminuza, ejja musomesa university, mwigisha n'ibindi byose. ejja musomesa n'ebirala byonna. ibyo barangiza bakabikora. ebyo bamala ne babikola. none nagira ngo mbabaze, kaakano mbadde njagala niba abana b'abantu babasha gutekereza ku bana babyara, abaana b'abantu gutekereza ko Imana yacu yaturemye yakora ikosa ryo kutureka gutyo gusa ikadushyira kuri iyi si itaduteguriye gakondo yacu. nagira ngo mbabwire ngo muhumure kandi mukomere. njagala bazaamu amaanyi nti muddemu amaanyi ate mugume muggulu waliyo ebyaffe. he kubaho intonganya, he kubaho amahane okuyomba kulema ngo bitewe n'ibicaniro cyangwa n'amazina n'ibindi, ahubwo twibuke yuko dufite gakondo. wabula tufe ku ekyo nti tulina gye tulaga. tujjukire nti tulina ensi ensuubize gye tugendamu. hanyuma dukore ibyo Yesu ashaka, luvannyuma tukole Yesu tugere ikirenge mu by'ayagala. cya Yesu kugira ngo tuzabone Imana. tuteeke ekigere mu kya Yesu okulaba nti tulaba Katonda. icyo nicyo nakwifuriza rino torero ekyo rimaze kyenyinza umwaka, okwagaliza ekkanisa eno emaze omwaka, kugira ngo ibintu byose bagiye gukora okulaba nti ebintu byonna bye bagenda kola bagende bagera ikirenge mu cya Yesu. bagende maaso n'okuteeka ekigere mu kya Yesu. ubwo Yesu ariwe watangije itorero, Yesu bw'aba nga yatandika ekkanisa, nimuramuka mukoze ibyo yakoze, bwe mubanga mukoze bye yakola, n'iri ryatangiye rizakomera rigere kure nino gye cyane, mwatandise rigere n'aho tudatekereza. amaanyi etuuke ewala nnyo gye Imana ibahe tutalowooza. umugisha, mwakire ijambo. Mukama
mukama bawo mukisa mwanirize bulungi ekigambo kya Katonda. mureke duhaguruke twese dusenga Imana. Mureke tusituke ku bigere byaffe tusabire wamu. Senga Imana Tusabire wamu tuyishimira kubw'ijambo ryayo, nga tumwebaza ku lw'ekigambo kye. kandi mbifuriza kwakira gakondo Yesu yaduteguye. Ate nga mbagaliza okwaniriza ensuubiza Katonda turagushimye Imana ko wabanye natwe. Mukama tukwebaza kubanga wabadde naffe. Icyubahiro ni cyawe. Ekitiibwa kyekudde. Tumaze kumva ijambo ryawe kuri uyu mugoroba. Tumaze okuwulira ekigambo kya kawungeezi Ishyigikire mu mitima yacu, kiwanirire mu mitima gyaffe, gishinga imizi, kifune emirandira, dukore ku maso, okwate ku maaso, kandi twibuke ko dufite gakondo waduteguriye. tukwate ku maaso tudukire nti iyo gakondo nta yindi, ensi eyo ntabwo ari ubutunzi bwo muri iyi si, si bugaga bwa ku nsi kuno, ahubwo waduteguriye ubugingo buhoraho. wabula watuteekateekera obulamu duhe gukanguka rero, tuwakuda okuzuukuka, tubashe guharanira ubwo bugingo buhoraho, tusobole okulwanira obulamu obutagwawo. urakoze kugiye kubiduha, wibale kubanga ogenda bituwa. izina ryawe rya bisabye nga negembise muri Yesu Kristo wamwe. Amen. Amen. Imana imuhe umugisha. Reka twongere tukomere mu mashyi. Kama muwo mukisa, reka tudde mutumukubire mu ngalo.